ndashimira Imana aho Mose imushyize nta nzara izahamwicira, ubwo ari Imana ihamushyize nta zuba rizahamwicira, ubwo ari Imana ihamushyize nta ndwara z'ibyorezo zizamugeraho, ubwo ari Imana ihamushyize muri ubu busate ikaba ari ihamwishyiriye ikaba imutwikirije ikiganza, ubwo abandi bizaba bibayobeye ntago we byamuyobera, ubwo ari Imana ihamwishyiriye nta kibiciro bimubwiye, ubwo ari Imana imwishyiriye mu busate indwara z'ibyorezo ntizizamubona, ubwo ari Imana ihamwishyiriye ikaba imutwikirije ikiganza Mose ntabwo azicwa n'inzara, nta mvura izamunyagira, nta zuba rizamwica. Ndashimira Imana ibwiye Mose ngo ubwo ari njye ugutwikirije ikiganza cyanjye nzaza nyureho ariko nsige ngutwikire. Imana ibwira Mose iramubwira ngo hariho ahantu bugufi bwanjye, aho hantu imubwira izina ryayo iramubwira ngo ni ku rutare, iramubwira ngo rero genda ujya aho hantu bugufi bwanjye, njye Uwiteka ndagushyira mu busate bw'icyo gitare, nimara kugushyira mu busate bw'icyo gitare ndagutwikiriza ikiganza cyanjye kugeza aho nzamarira kunyuraho. Mu yandi magambo yari yamubwiye ngo nzababarira uwo nzababarira, nzagirira umuntu uwo nzagirira ubuntu, ko yari yamaze kubona ko imitima yabo yahindukiye yagiye mu zindi mana, biba ngombwa ko yiyizira ikaza ije kunyuraho. Ugenda usangira ubwoko bwanjye ndabona imitima yabo yamaze guhindukira. Sinzi ibyo umutima wawe uhindukiriye muri iyi minsi, sinzi aho umutima wawe urimo werekeza, ariko ndakwibutsa ngo Imana uko yahoze kera n'uyu munsi niko iri, iracyashoboye, kandi uko yafuhaga kera na n'ubu iracyafuha. Garura umutima wawe uvane mu bigirwamana, ahasigaye Imana ikomezanye nawe urugendo mwatangiranye. Mose ubwo yamanukaga ngo Abisiraheli abitegereje abona barimo baratera za haleluya, abona barimo barasirimbira ikimasa, abona barimo barakizenguruka, azabiranywa n'uburakari. Amategeko yari amanukanye umusozi, Bibiliya irambwira ngo ayakubita hasi imbere yabo, nabo ubwabo ngo bamwitegereje bagira ubwoba bwo kumwegera, yari ukundi kurabagirana kwari kuri we. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, abadukurikiye hirya no hino ku isi, haba muri Afurika ndetse no hirya yayo. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nitwa Ndahayo Innocent, umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 4, abakobwa 3 n'umuhungu umwe uri kwibere. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana, cyane ko ijambo ari ubuzima. Munyemerere tubanze dushima Imana mbere yuko tujya mu ijambo ry'Imana, hanyuma tuganire. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye kubw'amahirwe yandi duhaye kuba turiho n'imbabazi zawe. Tugushimiye andi mahirwe uduhaye yo kongera guhumeka umwuka utishyurwa. Bakomeye n'aboroheje twese waduhurije mu mbabazi zawe, tuguhaye icyubahiro kuko ari we wenyine ubasha kuturamutsa uko buje n'uko bukeye bidasabye ubwenge bwacu n'amashuri, ahubwo kubw'imbabazi zawe tugirira twese. Turagushimiye, nuhabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Ngaho nudufashe muri uyu mwanya tugiye kumvamo ijambo ryawe, ribe inkomezi kuri buri wese ugiye kuryumva, kandi rihembura imitima yacu twese. Tubisenze mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, amen. Tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, mwebwe mudukurikiye hirya no hino hatandukanye. Reka twifashishe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva, igitabo cya 2 cya Mose cyitwa Kuva, ibice 33. Turasoma umurongo wa 18. Hari ijambo rivuga ngo aramubwira ati nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Kandi ati ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Imana ishimwe. Kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare ngo utwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho nzamarira kunyuraho. Nimwakire ijambo ry'Imana. Muzaniye ijambo rivuga ngo icyo utindanye nacyo usa nacyo. Nshuti z'umusaraba, nongeye kubaha ikaze mu ijambo ry'Imana, aho munkurikiye muherereye, haba mu Rwanda ndetse no mu baturanyi barwo, muri Afurika ndetse no hirya yawo, waba uri muri Amerika, waba uri ku mugabane wa Aziya n'i Burayi n'ahandi. Nyemerera duhe agaciro uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, hanyuma tuganire. Iri ni ijambo dusomye mu gitabo cyo Kuva cya Mose cya 2 cyitwa Kuva.
ni igihe umugaragu w'Imana Mose, murabyibuka, ni ibintu birebire bifite amateka. Ubwo Imana yari yarahagurukije umugaragu wayo Aburahamu n'ibindi byagiye bikurikiraho byinshi munsi, ni amateka maremare. Reka tuvuge igihe kimwe umugaragu w'Imana Mose, ubwo Imana yari imutumye ku bwoko bwayo bwari muri Egiputa bukoronejwe, ubwo ijambo ry'Uwiteka ryari rimujeho rimubwira ngo genda umbwirire abana banjye ngo kurira no gutaka muri gutakishwa n'ababakoresha uburetwa kwazamutse kungeraho, none genda ubambwirire ngo ndiho. Aravuze ngo none agiye kubakura mu gihugu murimo cy'uburetwa abajyane mu gihugu yateguriye cy'amata n'ubuki, cyo yasezeranyije sogokuruza Aburahamu. N'amateka maremare, murabizi uburyo Imana yakoreshejemo. Mose aragenda aba umuyobora, Imana iramukoresha abavanayo nk'umuyobozi wari ubayoboye. Ni urugendo rurerure bagenze rw'ubutayu. Ahangaha iyo mpageze nkunda kubwira abaneze amatwi ngo nta butayu nta Kanani. Nta muntu ushobora guhozwa atarize, nta muntu ushobora kugaburirwa atashonje. Burya hahozwa uwarize harya uwashonje. Nta butayu nta Kanani rero. Kandi gucisha ubu bwoko bw'Imana mu butayu si urwanga Imana yari ibanza. Mbibutse ko Imana ubwayo yari yumvise umuniho. Imana yari yumvise gutaka, yumva n'umuniho ubwayo, igira imbabazi, igira impuhwe. Rero kuba Imana yari ibanyujije y'ubutayu si uko yari iyobewe aho ibavanye n'aho ibajyanye. Ibi byose yari ibikoreye kugira ngo imenyekanishe izina ryayo muri bo, batazibagirwa ko ari Uwiteka Imana yabavanye mu buretwa mu gihugu cya Egiputa. Jambo rero rirambwira ngo muri urwo rugendo ubwo bari mu nzira bagenda, Imana yagiye ibereka ibikomeye byinshi mu nzira. Ibambutse inyanja itukura babirebesha amaso yabo, igenda ikomera ibindi bitandukanye, bakorera ibintu bitandukanye bagenda babirebesha amaso yabo. Ariko igihe kimwe ubwo mugaragu w'Imana Mose, Imana yamurarikaga ngo azamuke Sinayi baganire imuha amakuru y'urugendo. Mose yasize ubwoko bw'Abisiraheli abusigira Aroni na bagenzi be, basigara aho ngaho bari bagandagaje. Azamuka Sinayi yakuvugana n'Imana ngo imubwire amabwiriza y'urugendo bakomeje kugenda. Bibiliya ivuga ubwo Mose yarazamutse Sinayi kuganira n'Imana, yatindana n'Imana, agumya aganira nayo. Niyo mpamvu nakubwiye ngo insanganyamatsiko y'iri jambo iravanga icyo utindanye nacyo usa nacyo. Iyo utindanye n'indaya birangira ubaye indaya. Iyo utindanye n'umusambanyi nawe uhinduka ubaye umusambanyi. Iyo utindanye n'umusinzi birangira nawe usinza kwigisha kunywa inzoga. Iyo utindanye n'umunyamahane nawe uhinduka umunyamahane. Utindana n'umunyamagambo nawe ugahinduka undi. Watindana n'umujura birangira wize kwiba utaribaga. Iyo utindanye n'umuntu ujya mu bapfumu nawe birangira ugiyeyo. Reka nkubwire, icyo utindanye nacyo usa nacyo. Iyo utindanye n'umuririmbyi wiga kuririmba. Watindana n'umunyamasengesho ukiga gusenga. Watindana n'umunyamavuta nawe ugahinduka undi. Watindana n'umuhanuzi nawe uhinduka umuhanuzi. Reka nkubwire niri ngo niyo utindanye n'Imana nabwo usa n'Imana nanone. Mana ihimbazo. Mose ubwo yari ku musozi Sinayi atindanye n'Imana, harimo aganira n'Imana, hatindanye n'Imana irimo umubwira amakuru y'urugendo uko ruzakomeza. Imubwira ngo dore aho mbavanye, dore aho mbagejeje, hari n'ahandi muzakomeza kugera. Bibiliya imbwira ngo aho bari barabisiraheli babonye Mose atinze kugaruka, barangije kubw'imitima yabo idashoboye kwizera Imana nk'uko bikwiriye, baragenda barigaragambya, bazengereza Aroni, baramubwira ngo ntibishoboka ko twabaho tudafite Imana muri twe. Dore Mose watuyoboraga na ya Mana yavugiraga muri we ntituzi aho baheze, none ntago tuzakomeza aho tudafite Imana ituyobora. Barangije bazengereza umugaragu w'Imana Aroni, abuze uko abigenza. Harababwira ngo nimwiyambure iby'imirimbo mwambaye, mukuri izahabu mwambaye, impeta zanyu muzimpereze n'imikufi n'ibindi by'agaciro n'ifeza n'iza byose mwambaye mubinzanire. Arangije Bibiliya imbwira ngo arabiyaza ku muriro, abacuriramwe ikimasa. Barangije barakiramya bagihindura Imana, bibagirwa Imana yabavanye mu buretwa kwa Farawo, bibagirwa Imana yabakuye mu maboko y'umubisha wabo Farawo, bibagirwa uburetwa Imana ibavanyemo, bibagirwa ko hari ahandi Imana yarimwe ibajyana. Batangira kujyana imitima yabo kuyoboka Imana, birengagiza Imana nyamana. Mana turengere kandi dutabara. Mana imaze iminsi imbwira ngo abantu baribagiwe, kandi si uko batabonye Imana, si uko ubu bwoko buhaguruka butari bwabonye Imana. Ibitangaza Imana yarakoresheje Mose byose bari babirebesheje amaso. Imbaraga z'Imana zabakuye mu maboko ya Farawo bari bazibonye, ariko muri kamere y'umuntu habamo kwibagirwa. Mu kwibagirwa kw'abana b'abantu rero bajya bibagirwa Imana nyamana, bagatangira kuyoboka izindi mana kandi bari bazi Imana y'ukuri. Abantu benshi bayobotse y'abapfumu,
abantu benshi bayobotse izindi mbaraga, nyamara nuko ahagara uko bayoboye Imana yabambukije, si uko bayoboye Imana yabarengeye imbere, si uko bayoboye Imana yabakuye mu maboko y'abarozi. Abantu benshi si uko bayoboye yabakuye mu bitaro, abantu benshi si uko bayoboye Imana yabakuye mu bigirwamana iwabo kwatera aho babaga, abantu si uko bibagiwe ko hayoboye hari Imana yagiye ibavana hirya no hino hatandukanye. Aba nabo rero bibagirwa Imana yabavanye mu maboko ya Farawo, batangira kumva bifuje izindi Imana mu mitima yabo, bazengereza Aroni bacurira Imana mu kimasa. Bibiliya iravuga ubwo Mose yari ari ku musozi Sinayi, Imana irimo imuhereza amabwiriza y'uko bazagenda urugendo, Imana yumva mu matwi yayo urundi rusaku, yumva Abisiraheli bamaze guhindukiza imitima yabo. Imana yitegereje mu mitima y'ubwoko bwayo, irareba isanga bamaze guhindukiza ibitekerezo, babyerekeje muri za ryangombe n'ibindi. Benshi muri iyi minsi barumva kujya gushaka imiti yo gucururiza ahari bwo bazacuruza. Abantu bayobotse y'abapfumu bumva ko ariho bazakura amahoro, abantu bayobotse y'abapfumu bumva ko ariho bazakura amahirwe y'urushako, abantu bayobotse y'abapfumu bumva ko ariho bazakura amahirwe yo gutunga. Ariko reka mbabwire, hari Imana yabanye nawe cyagihe mama gutwite, hari Imana yabanye cyagihe nawe utarushoboye wumva nta n'ibyiringiro byo kuziga, none ubonye amashuri yarangije, none ubonye akazi, urumva nuyoboka abapfumu aribwo akazi kawe uzakarambamo, urumva nuyoboka abapfumu aribwo business yawe izaguka. Reka nkwibutse ko iyo abanya nawe cyagihe ubwo wabanaga kwiga bigoranye, reka nkwibutse ko cyagihe ubwo wabanaga uririya mu buzima bugoranye wumva utazatera intambwe ngo ugire ahandi ugera, irya Mana yabikoze cyagihe wagakwiye kuba ari uhanze umutima. Sinzi impamvu abantu benshi hirya no hino mu isi bahindukije imitima bayerekeza ku bigirwamana, nyamara hari Imana yabanye nabo mu bihe bya mbere byabanje, ariko aho ibagejeje bibagiwe Imana. Barumva kujya gushaka imiti yo gucururiza ibyo byabaha amahirwe, barumva ko business yakwagurwa nuko bashoye amafaranga yabo mu bapfumu hirya n'ibindi byinshi. Bibiliya iravuga ngo iki rero? Bibiliya iravuga ngo Imana iri ku musozi Sinayi na Mose baganira, irebye mu mitima y'ubwoko bwayo isanga imitima yabo yamaze guhindukira. Ibwira Mose ngo mwana wanjye manuka, ndi kumva hari andi mashimwe barimo bashimira ibindi bintu. Bibiliya iravuga ngo ni Imana ifuha. Imana yari yamaze kumva ibindi bigirwamana, kandi nkwibutse ko ijambo ryarambwiye ngo ni Imana itazihanganira ko ishimwe ryayo rihabwa ibishushanyo bibazwe, ni Imana itazemera ko izina ryayo ritukwa. Irangije ibwira umugaragu wayo Mose ngo manuka ugende usangira ubwoko bwanjye, ndabona imitima yabo yamaze guhindukira. Sinzi ibyo umutima wawe uhindukiriye muri iyi minsi, sinzi aho umutima wawe urimo werekeza, ariko ndakwibutsa ngo Imana uko yahoze kera n'uyu munsi niko iri, iracyashoboye, kandi uko yafuhaga kera na n'ubu iracyafuha. Garura umutima wawe uvane mu bigirwamana, ahasigaye Imana ikomezanye nawe urugendo mwatangiranye. Mose ubwo yamanukaga ngo Abisiraheli abitegereje, abona barimo baratera za haleluya, abona barimo barasirimbira ikimasa, abona barimo barakizenguruka, azabiranywa n'uburakari. Amategeko yaramanukanye umusozi, Bibiliya irambwira ngo yakubita hasi imbere yabo, nabo ubwabo ngo bamwitegereje bagira ubwoba bwo kumwegera. Yari ukundi kurabagirana kwari kuri we. Nakubwiye ngo icyo utindanye nacyo usa nacyo. Mose yatindanye n'Imana kuri Sinayi, amanuka afite ubundi bwiza budasanzwe, amanuka afite ubudahangarwa budasanzwe, ngo bamurebye babona ubwiza afite ntago ari ubwa Mose bamenyereye. Reka nkubwire, nutindana n'Imana izaguha ubwiza burabagirana. Mukobwa atindana n'Imana, ntago muri mukoroga ariho hari ubwiza. Tindana n'Imana ikwishyiraho ubwiza bwayo, abakubonye bazakubonaho ubwiza budasanzwe. Nukubonye azabona atari wowe bari bamenyereye, nukubonye azabona atari wowe bari basanzwe bazi. Ndagusabye ngo tindana n'Imana. Nakubwiye ngo icyo utindanye nacyo usa nacyo. Nutindana n'abantu bazakubera abantu, nutindana n'indaya uzaba indaya, ariko nutindana n'abanyamasengesho nabwo uzaba umunyamasengesho, nutindana n'Imana nabwo uzasa n'Imana. Bibiliya iravuga ngo Mose akimara kuhagera abonye bahindukiriye izindi mana, uburakari buramuzabiranya, ahita abwira Imana ngo Mana ndagusaba unkure mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Imana iramusubiza ngo mugaragu wanjye Mose, uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye cy'ubugingo. Nta mpamvu rero yo kunyinginga ngo nguhanagure, kuko ajye Uwiteka ndi Imana izi kwitegereza mu mitima, nkareba uwancumuyeho wese. Rero uwancumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye cy'ubugingo. Mose arangije, Imana iramubwira ngo ntabwo nagukura mu gitabo cy'ubugingo kuko uncumuye niwe nzagikuramo, ahubwo genda ufate buriya bwoko ubukomezanye, kuko jyewe naramuka nje nkagendera hagati muri bwo n'akanya gato nabarimbura. Mose arangije abwira Imana ngo Mana ntago nanjye ndi buvanino n'ubu bwoko, icyakora niba wifuza ko nkomezanya nabo,
ikimenyesha ko nzabagezayo ni iki? Nuko uza ukagendana natwe. Imana iramubwira ngo nagendera hagati muri mwe nabarimbura, ariko aramubwira ngo kuko wangireho umugisha nkakumenya izina. Imana ishimwe. Iramubwira ngo kuko wangireho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze ndagikora, n'icyo usabye ndagikora. Niho Mose rero yabwiye Imana ngo Mana, twasomye ijambo rivuga ngo Mose abwira Imana ngo nyereka kugira neza kwawe. Imana iramubwira ngo kuko wangireho umugisha nkakumenya izina, n'icyo usabye cyo kugendana nawe ndagikwemereye. Mose arangije ahita asaba Imana, arayibwira ngo Mana, niba ubinyemereye nkaba narakugireho umugisha koko ukamenya izina, ngaho nunyereke kugira neza kwawe, nyuza kugira neza kwawe mu maso yanjye. Ijambo ryatubwiye ngo Uwiteka aramubwira ngo mugaragu wanjye Mose, nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere y'amaso yawe, kandi nzivugira mu maso yawe ko ndi Uwiteka. Ariko imubwira amagambo akomeye, iramubwira ngo nzagirira imbabazi. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo hariho ahantu bugufi bwanjye. Aho hantu imubwira izina ryayo, iramubwira ngo ni ku rutare. Iramubwira ngo rero genda ujya aho hantu bugufi bwanjye, njye Uwiteka ndagushyira mu busate bw'icyo gitare. Nimara kugushyira mu busate bw'icyo gitare, ndagutwikiriza ikiganza cyanjye kugeza aho nzamarira kunyuraho. Mu yandi magambo yari yamubwiye ngo nzababarira uwo nzababarira, nzagirira umuntu uwo nzagirira ubuntu. Ko yari yamaze kubona ko imitima yabo yahindukiye yagiye mu zindi mana, biba ngombwa ko yiyizira ikaza ije kunyuraho. Ariko uwayo wari warayubashye utarifatanyije n'abo ngabo, imuha amakuru, iramubwira ngo hari ahantu bugufi. Aho hantu numara kujyayo, njye Uwiteka nzagushyira mu busate bw'igitare. Uru rutare rwavugaga ni Kristo. Turasabye Imana idushyire mu busate bwayo, iduhishe mu mwana wayo, hanyuma ubwo izaza kunyuraho, ubwo izaba irimo igendagenda ireba ibyo igomba kureba, abayo ifite ahantu igomba kubashyira. Iramubwira ngo mwana wanjye Mose, nzagushyira mu busate bw'igitare, nimara ngo utwikirize ikiganza cyanjye kugeza igihe nzamarira kunyuraho. Reka mbabwire, dukeneye ikiganza cy'Imana. Cyambere dukeneye Imana idushyire mu busate, ko wenyine ntago wabyishyiramo. Muririmbyi yaravuze ngo urukundo rwanjye ruke ntago rwamufata, ahubwo ni umfata, ngo Yesu ni umfata. Rero ntago urukundo rwacu ruke rwamufata, ahubwo Uwiteka bari udufata. Aramubwira ngo nzagushyiraho ikiganza cyanjye ngeze aho nzamarira kunyuraho, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho. Haleluya. Ntago twe twakwishyira mu ubwo busate uretse Imana yadushyiramo. Ndashimira Imana ubwo ari yishyizemo Mose, ndashimira Imana aho Mose imushyize nta nzara izahamwicira. Ubwo ari Imana ihamushyize nta zuba rizahamwicira. Ubwo ari Imana ihamushyize nta ndwara z'ibyorezo zizamugeraho. Ubwo ari Imana ihamushyize muri ubu busate, ikaba ari ihamwishyiriye, ikaba imutwikirije ikiganza. Ubwo abandi bizaba bibayobeye ntago we byamuyobera. Ubwo ari Imana ihamwishyiriye nta kibiciro bimubwiye. Ubwo ari Imana imwishyiriye mu busate, indwara z'ibyorezo ntizizamubona. Ubwo ari Imana ihamwishyiriye, ikaba imutwikirije ikiganza. Mose ntabwo azicwa n'inzara, nta mvura izamunyagira, nta zuba rizamwica. Ndashimira Imana ibwiye Mose ngo ubwo ari njye ugutwikirije ikiganza cyanjye, nzaza nyureho ariko nsige ngutwikiriye. Ndashimira Imana ko itwikiriye abagabo uyu mwaka, ndashimira Imana itwikiriye abamama uyu mwaka. Abantu bayubashye, abantu babaye bugufi bwayo, yavuze ngo hari ahantu bugufi bwanyu. Ndashimira Imana idushyize mu busate. Mukomeze mube bugufi bw'Imana, aho asigaye dutwikiriza ikiganza. Nubwo ibiciro byazamuka, abantu bari bugufi bw'Imana nta nzara izabica. Abantu bari bugufi bw'Imana ntibazabura minerivare. Abantu bari bugufi bw'Imana ntibazabura inzu. Abantu bari bugufi bw'Imana nubwo ubushomeri bwakiyongera izababeshaho. Ndashimira Imana ivuze ngo igiye gutwikiriza ikiganza Mose wayo. Ikiganza cy'Imana ku babyeyi ndabifuriza ko kibabaho. Ikiganza cy'Imana kimbere ku bagabo, kimbere ku bize n'abatarize, kimbere ku bakora n'abadakora. Nikibabaho nta ndwara zizabageraho, nikibabaho nta nzara izatwica. Nitukigeraho ikiganza cy'Imana ngisabye ku bakobwa, ikiganza cy'Imana ngisabye ku bashumba, ikiganza cy'Imana ngisabye ku baririmbyi. Reka dusose dusenga. Soje mvuga ngo ikiganza cy'Imana kikubeho, ikiganza cy'Imana kikuriho, nta ndwara y'icyorezo yakubona. Ubwo ari Imana ikwishyire mu busate, ibiguhiga ntibizakubona, yaba amahembe ntiyakubona, nyabingi ntizakubona, byuhirana ntibyakubona, bitegano ntibyakubona. Turi mu burinzi bw'Imana, turashinganye, turi mu burinzi bw'Imana, turarinzwe. Yabwiye kurira amubwira ngo mwana wanjye nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiza. None ibwiye Mose we ngo ngushyizeho ikiganza cyanjye kugeza igihe nzamarira kunyura. Reka dusenge Imana
mu isengesho ryawe rya buri munsi ubwira Imana ngo ntwikirize ikiganza cyawe. Kandi birakwiye ko wagira iki cyifuzo, kuko iminsi n'ibihe birakomeza kuba bibi cyane, ariko abantu bari munsi y'ikiganza cy'Imana tuzabaho. Reka tuvuge twese ngo amen. Data, mu izina rya Yesu, dukeneye kudushyira munsi y'ikiganza cyawe. Mu bwihisho bwawe nta ndwara z'ibyorezo, mu bwihisho bwawe nta nzara, bari mu bwihisho bwawe ntacyo tuzaba. Abantu baneze amatwi hirya no hino ku isi bagize icyifuzo nk'icyanjye, turasenze dusaba kuba mu bwihisho bwawe. Ibiduhiga n'ibiturwanya n'ibizatubona, ubwo abandi bizabayobera hirya no hino mu isi, bari mu bwihisho bwawe ntabwo bizabayobera. Ubwo abandi bizabacanga hirya no hino mu isi, abari mu bwihisho bwawe ntabwo bizabacanga. Abantu bari mu kiganza cyawe barashinganye. Komeza ubatwikirize ikiganza cyawe, ibyabahigaga bibure kandi bahari. Twizeye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.